Ndabasuje kandi ndanezerewe kubana namwe abo twatangiranye nabo tugeze kuri aya masaha mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ndanezerewe kuboneka muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni iteka rikomeye cyane Imana inteye kubera ko ntacyo natanze. Muri byo yaravuze ngo ntacyo twatanze kuba tukiriho, ntacyo twatanze kuba tugejeje amasaha, ahubwo n'urukundo rwayo. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ndashima Imana rero ko yatuzigamye uyu munsi bitewe n'igihugu uherereyemo. Ari igihe waba uri mu gitondo, ari igihe waba uri nimugoroba, ari igihe waba uri nijoro, mbese byose biterwa n'umwanya w'amasaha y'isi, kuko isi murabizi neza ko izenguruka izuba. Rero turashima Imana ko yatubashishije kugera muri aya materaniro ndetse muri uyu mwanya. Ni umunsi wa 12 w'amasengesho y'iminsi 40 turi imbere y'Imana, dusenga Imana, twinginga Imana. N'amasengesho afite intego, mbibutse neza, afite intego ivuga ngo kugarurirwa agaciro kadasanzwe cyangwa se guhabwa agaciro kadasanzwe. Turashima Imana ko yatwemereye kuduha agaciro twambuwe n'abantu, agaciro twambuwe n'ibintu, agaciro twambuwe na societe, agaciro twambuwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, ariko Imana ikongera kutwemerera kuduha agaciro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nzi neza yuko wowe uneze amatwi ushobora kuba wabuze warabuze agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibintu bibaho, ni ibintu bisanzwe mu buzima, ariko dushimye Imana ko yatwongereye ibihe byo kongererwa agaciro, ndetse ntabwo ari ka gaciro gasanzwe, ahubwo ni agaciro kadasanzwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero kuri uyu munsi mwiza wa 11 ni umunsi dushaka kongera kubona mu maso y'Imana. Tumaze iminsi iki cyumweru cyose turaganira ku bintu 7 Imana yanga. Ni ibintu tumazeho iminsi, ni ibintu twatangiye ku munsi wa mbere, ariho twavugaga ku kintu cya mbere cy'Imana yanga kuruta ibindi, amaso y'ubwibone cyangwa se umutima w'ubwibone. Tubivugaho umwanya munini, mbagira ngo mbibutse aho twatangiriye kugira ngo bigufashe wenda ahari kongera kwibuka ibyo twagiye tuvugaho. Umunsi wa kabiri rero, ubwo ndavuga umunsi wa mbere w'icyumweru iki turimo, ariko wari umunsi wa 8 w'amasengesho, aho twareberaga hamwe uburyo umutima w'ubwibone Imana iwanga urunuka, kandi twabiganiriyeho mu buryo bwose bushoboka. Umunsi wa 9 cyangwa se ku wa kabiri w'iki cyumweru twari turi kuvuga ku kijyanye n'ururimi rubeshya, uburyo ki Imana narwo irwanga, ndetse n'abantu bihutira kubeshyera bagenzi babo. Twarebye hafi ibintu birenga 11 bigaragaza umuntu ufite ururimi rubeshya, uburyo ki ushobora kumubona. Hanyuma ku munsi wa mbere twavugaga ku bijyanye n'ubwibone cyangwa se amaso y'ubwibone. Twavuze ku bintu bigera kuri 7, aho twarebye neza uburyo ki uwo muntu aba ameze. Hanyuma umunsi wa 10 w'amasengesho twavuze ku bijyanye n'uburyo ki amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Twabivuzeho umwanya nawe utari mutoya, kandi twabonye ko Imana ibyanga urunuka. Hanyuma umunsi w'ejo rero wa 11 ari umunsi wa 4, twarebye ku mutima ugambirira ikibi, ko ari ibintu Imana yanga urunuka. Muri Salomo yanditse mu Migani ibice 4:23 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari wo iby'ubugingo bikomokaho. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ibyo bintu Imana yanga urunuka ugenda ubisome mu Migani ibice 6:16, aho bagenda bakubwira ngo hari ibintu 6 cyangwa se 7 Imana yanga, ndetse ikabyanga urunuka. N'amagambo Salomo yakomojeho, kandi mu by'ukuri iyo tuyasesenguye mu buryo bwose burambuye dusanga hakubiyemo ibintu byinshi cyane bituma dutandukana n'ubwiza bw'Imana. Rero uyu munsi wa 12 turaza kuganira ku kintu cyitwa ngo amaguru yihutira kugira urugomo. Iryo ni ryo somo tugiye gufata uyu munsi, umwanya nanone utari munini cyane. Tugiye kubiganiraho icyo bita amaguru yihutira kugira urugomo, niyo magambo nshaka ko tuganiraho. Ni ikintu Imana yanga urunuka, cya 5 Imana yanga urunuka, kandi rwose n'abagikora ndatekereza ko uyu munsi bari bufata icyemezo bakavuga ngo Mana tubabarire kuko dukora nabi, kuko urabyanga. Imana itugire neza cyane. Dufatikanye rero dusome amagambo muri Bibiliya yo muri Yesaya ibice 59 umurongo wa 7 n'uwa 8. Yesaya ibice 59
umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8 handitse ngo ibirenge byabo byirukira gukora ibibi kandi bihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye bibwira ibyo gukiranirwa aho bajya hose no gusenya no kurimbura. Umurongo wa 8 ukavuga ngo inzira y'amahoro ntibayizi kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazi amahoro. Imana itugire neza cyane. Twongeye tugasoma mu Migani igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo kuko ibirenge byabo byihutira gukora ibibi kandi bihutira kuvusha amaraso. Mu Isezerano Rishya mu Baroma ibice 3 umurongo wa 15 akavuga ngo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Imana itugire neza cyane. Aya niyo magambo nifuza ko tuganiraho, kandi ndatekereza yuko buri mwe wese yamaze kumva ko ari ikinyarwanda cyumvikana ikijyanye no kuvuga ngo amaguru yihutira kugira urugomo. Ndatekereza ko ari ikinyarwanda umuntu wese yahita yumva vuba ndetse akanakisobanurira mu buryo bwose butandukanye, kubera ko umuntu wese ashaka kumva uko yumva ndetse umuntu atekereza uko ashaka gutekereza. Akenshi intekerezo zacu Imana niyo ibizirimo ndetse ni nayo izishyira ku murongo rimwe na rimwe, kubera ko abantu batekereza uko bashaka gutekereza, ariko Imana itugire neza cyane. Aya magambo rero Salomo yanditse muri iki gitabo cy'Imigani ibice 6 avuga ku kintu Imana yanga. Ageze kuri iki ngiki cya 5 aravanga amaguru yihutira kugira urugomo. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Iyo dusomye muri iki gitabo Yesaya, umuhanuzi Yesaya yanditse, yaravuze ngo ibirenge byabo byirukira gukora ibibi. Mu buzima busanzwe hari igihe umuntu aba yicaye, reka dufate urugero kuko ntabwo ndi buvuge umwanya munini kuko ni ikinyarwanda cyumvikana, ukabona umuntu araguhamagaye kuri telefone akaguhamagara ati ndagushaka rwose ngwino tuganire, waba waruzi neza ibyabaye kwa runaka, ndagushaka rwose uze dupange, mana yanjye uribuka uburyo ki uriya muntu yaduteranye imbere, ngwino dupange ukuntu tugomba kwihorera kuri uriya muntu. Nawe rero ugahita ufatiraho wirukanka ugatega yihuse, ugahita wirukanka ngo mugiye gupanga uburyo ki muzihorera kuri uwo muntu, cyangwa se mugiye umva hari n'abandi ujya kumva ngo yengo ngufitiye inkuru zishyushye ngo banguka nkubwire, ngo banguka we ngo inkuru zirashyushye. Nawe ubwo ugahita wirukanka, wagerayo mugatangira ngo waruzi n'ikindi runaka, we ngo runaka ngo buriya ngameze kuriya, runaka ateye kuriya, runaka reba ukuntu kigenda kigikubita amabuno hariya, reba ukuntu kigenda kimeze. Ese waba waruzi ukuntu buriya ngiye uriya muntu mwanga, uzi ukuntu buriya uriya muntu avuga ngiye nkumva nisese miranyishe. Mu by'ukuri urugomo rukakuzura, kandi ibirenge byawe umva wihuse ujya kugira ngo ujye gushyushya ayo magambo. Imana rero itugire neza cyane. Muri iki gihe noneho ngo hateye ibintu biri digitali, ibirenge byavuye mu buryo buri fizike bisigaye bijya mu buryo buri digitali. Umuntu akaguhamagara ngo waruzi n'ikindi, ngumva ngwicara hasi tuganire, noneho ukicara ibirenge byawe rwose bikarambya mu buryo nabyita buri digitali. Ubundi noneho si ukuvuga ukimarayo ukavuga mugenzi wawe ukamusebya ukamuharabika, mukihutira gupanga ibibi, mukihutira gupanga imigambi mibi, mukihutira gupanga ibitagira umumaro. Kandi reka nkubwire ibirenge bigira icyo bita kwihutira gukora urugomo. Yesaya yarabivuze ngo kandi bihutira kuvusha amaraso. Ejo twabivuzeho kuvusha amaraso y'utariho urubanza. Rero mu by'ukuri bihutira kugambanira bagenzi babo, kubera yuko ibyo birenge nibyo byakoreshejwe bigenda bijya kugambana, bijya gukora ikintu kibi. Abenshi nibo bakoresha bajya kwiba, ibirenge nibyo bikoresha bijya kwica bagenzi babo, ibirenge nibyo bikoresha bijya gusambana, ibirenge nibyo bikoresha bijya gusebanya, ibirenge bikora ibibi byinshi. Ariko umva nanone ibirenge nanone akazi keza bikora. Ibirenge bishobora guhaguruka bijya kuburira umuntu, ibirenge bishobora guhaguruka bijya kuvuga ubutumwa bwiza, ibirenge bishobora guhaguruka bijya gukora umurimo mwiza,
ibirenge bishobora guhaguruka bigakora imirimo ikomeye kandi myiza rwose. Ni nayo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso mu bice 6 yarababwiye ngo mwambare inkweto aribwo butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Hari abantu rero muri iki gihe batambaye inkweto. Abo bantu batambaye inkweto aribwo butumwa bwiza bazagenda bafite urugomo muri bo, bazajyanwa n'urugomo mu mutima yabo. Reka nkubwire, bazahagurukaho kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa bwiza, bahaguruka bajya gusebya bagenzi babo, bazahaguruka bajya kurwanya inshuti zabo, bazahaguruka bajya gusambana. Hari abantu bajya bahana randevu akakubwira ngo tega moto uze duhurire muri rogi runaka, nawe ugakaraba rwose ukabura wambaye kamambiri zawuciyeho uragiye, ibirenge byawe bikagambira kujya gukora ibibi. Mwene data najya nkubwire ngo unteze amatwi, iki gihe urabwirwa ngo ibirenge byawe nushaka kubyambika inkweto aribwo butumwa bwiza, wishaka kubyambika inkweto z'ubwicanyi. Hari abantu bambaye inkweto z'ubwicanyi, hari abantu bambaye inkweto zo kujya gukora amahano, hari abantu bambaye inkweto zo kujya kwiba, hari abantu bambaye inkweto z'ubugambanyi, mbese birirwa bazerera. Kandi reka nkubwire, abantu bambaye inkweto z'urugomo ntibatana no kuzerera. Abantu bahindutse inzererezi, inkweto zabo zarahengamye kubera yuko bameze nk'umuyaga uhuha nka serwakira. Kubera iki? Bajyanwa n'urugomo. Urugomo iyo rutabaye ku mudugudu runaka bahita bajya gushaka ku wundi mudugudu. Mbese byabaye inzererezi z'Abayuda. Imana yacu tugire neza cyane. Ese waba uzi neza yuko ibyo birenge byawe bifite umumaro ukomeye mu guhindura isi cyangwa kwica isi? Mani tugire neza cyane. Uyu munsi rero mwene data ndagira ngo nkubwire ngo ibyo birenge byihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye, bibwira ibyo gukiranirwa aho bajya hose no gusenya no kurimbura. Ni ukuvuga ngo ibyo gukiranirwa nibyo biba mu mitima yabo. Abantu bafite ibyo birenge byo kugenda bashaka kujya gukora urugomo, akenshi imitima yabo, intekerezo zabo ziba zirimo ubugambanyi, ziba zirimo ibintu byo kudakiranuka, baba barimo ibintu bikomeye cyane mu mitima yabo. Ariko uyu munsi wowe nanjye urabwirwa ngo ese ujya kuva mu rugo uzi ibyo ugiyemo koko? Ese uva mu rugo? Hari n'umuntu bajya baguhamagara ngo bangukuze dusoma agacupa, ngo bangukuze tunywe urwagwa cyangwa se tugire gute. Umva, ugahita wirukanga. Mu by'ukuri ibirenge byawe bigiye gukora icyo bundi. Tujye tuvugisha ukuri. Ese umuntu yagutelefonnye ujya ubasha gutekereza karindwi ibyo ugiyemo? Ubundi utazi akamaro k'amaguru arayabyinisha. Ujya ubasha gutekereza ese uhagurutse ugiye gukora iki? Kandi abantu nk'abo ntibatana no guta igihe mu buzima bwabo, kubera yuko ntibagira gahunda. There is no purpose mu mitima yabo. Ahubwo umuhamagaye wese ahita ajyayo, ahita akubwira ngo burya rero ngo nta gahunda nari mfite ihambaye, ahubwo reka nze dupange iyo misiyo tuyinoze neza, wenda hari byangirira neza. Bafite akajagari mu mitima yabo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ese ujye utekereza ko urwo rugendo ugiye gukora cyangwa se ibyo bintu ugiye kujyamo bifite umumaro mu by'ukuri? Ibyo ni ikibazo ugomba kwibaza uyu munsi wa none, kuko abantu benshi duhaguruka tutazi iyo tugiye. Ni nayo mpamvu usanga hazamo n'ibintu byo kugambirira kubeshya. Umuntu mwahura akakubwira ngo ugiye, akakubwira ngo ntago nzi iyo ngiye, ariko ngo ngiye hakurya hariya, ngo ngiye hana, ntakubwire exactly ahantu agiye. Ngo buriya ngo rero ngo ngiye hana. Ejo mu minsi yashize twabivuzeho ku kintu kijyanye n'ururimi rubeshya, ngo ngerega ngo ngiye hano imbere gusa, ngo ngiye hano imbere. Hehese yahagurutse azi neza wenda ko agiye gupanga na mugenzi we ibintu bibi, ariko ntashaka kuvuga hagiye, ahubwo agahita agira ururimi rwo kubeshya muri we. Ngo ngiye hana, ngo buriya ngo mukanya ngo buriya ngo ndaza kukubwira yewe ngo reka mbanze ngereyo, ngo naha imbere, ngo ntabwo ari kure, ngo naha imbere, ngo cyangwa akavuga ngo ntabwo nzi iyo ngiye. Ariko Imana yacu tugire neza cyane. Ibyo birenge rero bitagira icyerekezo akenshi byatambiye mu nzira. Abantu ikirenge kimwe kiri mu nzu y'Imana, abandi kirenze kiri hanze. Mbese ibirenge byabo bimeze nkaho byaberamye, kimwe kireba aha ikindi kikareba. Mene nka wa muntu ubasha kureba imirari, umwe areba aha undi areba. Ariko reka nkubwire mwene data unteze amatwi, ni wowe gufata icyemezo ukavuga ngo ibirenge byanjye ndagomba kubiha umurongo muzima. Hari abantu bahagurutswa no kujya gusebya bagenzi babo, hari abantu bahagurutswa no kujya kuvuga inshuti zabo, hari abantu bahaguruka no kujya kuraguza, hari abantu bahaguruka bagiye kwangiza bagenzi babo, hari abantu bahaguruka bagiye kwiba, hari n'abandi bahaguruka bagiye gusambana aricyo kibajyanye. Uzi ko ubusambanyi bugutegesha indege ukajya gusambana mu kindi gihugu?
kandi umva ugapanga n'umuntu ukavuga ati tugende, ukavuga ati tuzahurira hana, ugahaguruka ugiye gusambana aricyo kikujyanye ubizi neza. Wenda si n'ibintu ugiye ngo ugwemo, ahubwo wewe wahagurutse uvuga ati uko byagenda kose uriya mudamu cyangwa se uriya mukobwa ndamusambanya tu, cyangwa mukanahaguruka mwana bipanze ati ngewe uriya mugabo tugiye guhura hariya byanga bikunda twanabipanze yuko tuzasambana. Ibyo birenge bigiye gukora ikibi, Imana ibyanga urunuka. Imana yacu tugire neza cyane. Akenshi uzumva bamwe bakoze impanuka bagapfira mu mpanuka zitandukanye, ukumva ngo umusore n'umuhungu ngo umukobwa n'umusore ngo bapfiye mu mpanuka mu modoka bari bonyine, bari bavuye wenda gutembera ku Kibuye cyangwa se ahandi hantu. Burya reka nkubwire, akenshi biba ari ingaruka z'ibyaha, kubera ko Imana yanga ibyo birenge bijya gukora ibibi. Iyo umutima wawe utabashije gutekereza ngo uvuge ngo ese koko ibi bintu ndimo ni bibi, nguhita ubwira Imana ngo mbabarira Mana kuko ndi umunyabyaha, uzahura n'icyo kibazo, kuko Imana ntabwo izihanganira inkozi z'ibibi, ntabwo izihanganira ibirenge bijya kwangiza bagenzi babo, bijya kwangiza sosiyete, ntabwo Imana izabyihanganira. Mwene data unteze amatwi, tekereza umutima wawe nimba ujya uhaguruka ugiye gukora ibyiza, nimba ujya uhaguruka ugiye kuvuga ubutumwa. Hari abantu benshi twabonye bahagurutse bajya kwamamaza ubutumwa bwiza, kabone n'ubwo ubwo butumwa bwiza wabugwamo, kabone n'ubwo wakicwa uzira misiyo y'Imana. Hari abantu benshi bahagurutse bajya mu bihugu kuvuga ubutumwa bitandukanye, baba misiyoneri, bamwe bapfirayo kubera imbaraga z'Imana, kubera kuvuga ngo ntabwo tuzemera yuko ubwami bw'Imana bujyaho igitutsi. Hari abantu benshi bahaguruka bafite misiyo nzima, hari abantu bahaguruka bagiye mu kazi k'Imana, ni byiza. Ariko se mu by'ukuri wowe ubaye umwegenti wa Satani? Urahaguruka ujya gukora iby'Imana cyangwa urahaguruka ujya gukora ibibi Satani yagushyize mu mutima wawe? Kubera ko abantu nk'abo ntibatana n'imipango mibi yo kugira nabi. Ni nayo mpamvu Yesaya yabihanuye, arandika ku murongo wa 8 avuga ngo inzira y'amahoro ntibayizi. Ntabwo bazi inzira y'amahoro mu mutima wabo, ahubwo bazi inzira y'ibibi gusa, nibagashoza ntambara. Imana itugire neza cyane. Ngo kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera, ahubwo bahora babeshyera abandi, bahora ari ukuriganya bagenzi babo, bahora ari ukumva yuko ibyaba ari uguteza umuvurungano. Ngo biremye inzira zigoramye, biremyemo inzira zigoramye, ngo uzigendamo wese ntazi amahoro. Reka nkubwire, akenshi iryo tsinda rimeze nk'uko nguko. Abantu bose bagenda muri iryo tsinda ntabwo bazi inzira y'amahoro bene data, uko baremye inzira igoramye. Iyo nzira yabo, kuko hari abantu bakora itimu y'ubujura bashinzwe kwiba, n'abandi iyo mugendanye n'abo bantu nawe uyoba inzira, kubera ko bazakujyana muri iyo mudu yabo. Kuko wicara n'umuntu ufite inyatsi akagutera inyatsi, wicara n'umuntu ufite ibitotsi mu rusengero nawe ugahita usinzira. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimukifatanye n'abatizera. Kubera iki? Purisi ubanye nabo muri ibyo bikorwa byabo biragufata iyo utari umuntu wagiye muri misiyo y'Imana kugira ngo uhindure abo bantu. Ahubwo wowe, niyo mpamvu hano bakubwira ngo inzira zabo ziragoramye, n'uzigendamo wese ntazi amahoro. Mwene data, birashoboka ko wisanze mu nzira z'abandi zigoramye, nawe utangira kuba affected n'izo nzira. Birashoboka ko wisanze mu nzira, hari ibintu byateye by'Iburayi ntajya nemera, ngo ukumva ngo umuntu ngo afite boyfriend ngo na girlfriend, nguriya ngo ni boyfriend wanjye, nguriya ni girlfriend wanjye, bamarana ukwezi mu nzu, mu kanya umukobwa agataha agasubira iwabo. Mwibaza ikibazo kivuga ngo ese koko ibyo bintu Imana irabyemera cyangwa ibyo bintu ni ubusambanyi? Imana itugire neza cyane. Umukobwa akava iwabo ngo agiye gusura boyfriend we akamara icyumweru, ababyeyi babizi rwose nta nicyo bibabwiye, bumva ari ibintu bisanzwe, ngo ni igisirimu. Ariko se koko icyo gisirimu kiremewe? Imana itugire neza. Ibyo birenge bikora ibi Imana irabyanga. Uhagurutswa no kujya kuba indaya, uhagurutswa no kujya gusambana ngo ni ubu boyfriend n'ubu girlfriend. Imana itubabarire, Imana itugirire neza. Ugahaguruka ari ibyo bikujyanye, nguriya muntu turakundana, kandi Bibiliya irambwira ngo Imana yanga icyaha cy'ubusambanyi urunuka. Ubusambanyi Imana irabwanga kuko ni icyaha gikorerwa imbere.
ariko urahaguruka ukumva ni ibintu bisanzwe, babigize umuco. Bene data, nimugire agahinda k'abarimbuka. Bene data, nimugire agahinda k'abakora ibyaha. Wowe uneze amatwi ndakwinginze, babazwa nuko abantu bariho bararimbuka. Mana iturengere. Babazwa nuko inshuti zawe muziranye ziriho zirahimbuka. Babazwa nuko ababyeyi bawe n'inshuti n'abavandimwe bariho bararimbuka. Muririre umurimo w'Imana uri kujyaho igitutsi. Umukobwa ntatinya kuva mu boyfriend akajya ku ruhimbi akaririmba. Umusore ntatinya kuva ku bagirlfriend akajya ku ruhimbi agafata mikorofone akaririmba. Imana iturengere. Bene data, ibyo bintu Imana irabyanga. Ibyo birenge bigambirira ibibi Imana irabyanga. Ibyo birenge bigambirira urugo Imana irabyanga. Ese ujya utekereza yuko hari umunsi uzazajyaho urubanza? Erega ngo Imana ibyo bintu urabikora Imana ikakwihorera, ukibwira ko ihwanye nawe, ariko ngo hari umunsi izabishyira ahagaragara. Imana iturengere. Imana iturengere. Hari abantu bananiwe no gukizwa, bakijijwe amaso ariko ntabwo bigeze bakizwa amaguru, bakijijwe ibiganza, yewe baranatanga bagira ubuntu rwose, ariko amaguru yo gukora ibibi ntabwo yakijijwe. Hari ingingo zanze gukizwa. Imana iturengere. Ese ujya utekereza ko ibyo bintu urimo hari umunsi bizakujya imbere? Erega Imana izabishyira imbere yawe. Imana iturengere. Ujya utekereza yuko Imana izabigaragaza? Erega urabikora ukibwira yuko Imana ihwanye nawe, ngo ariko hari umunsi nzabigushyira imbere, ngo byose uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Wigambirira gukora ibibi. Hari abantu bagambirira gukora ibibi mu mitima yabo, bagambirira gusebya bagenzi babo, bateranywa no kuvuga. Ariko icyo nkundira Imana, haleluya, Imana yaravuze ngo bazaterana ngo bagupangira kukurwanya, bazaterana bagupangira kukuvuga, ngo ariko ntabwo nzaba ndi kumwe nabo. Ayiwa, Imana ishimwe. Iyo abo bantu baterana Imana ikabihari, wenda baba baratumaze burundu, ariko baraterana ariko Imana ntibana nabo, kubera ko Imana iba yasigaye iturinda kugira ngo iyo mitego bagiye kudutega Imana yiduhishurire. Mwene data, haleluya, mbese ujya utekereza yuko igihe kizagera ibyo dukora mu rwihisho bikazajya ahagaragara? Imana iturengere. Hari ibyo dukora mu rwihisho pasiteri wawe atareba, umubyeyi wawe atareba, inshuti zawe zitareba, yewe n'uwo mubana mu rugo ntabwo yabimenya. Mubikora mu rwihisho, ariko hari igihe bizajya ahagaragara. Imana iturengere. Imana twese dutunganye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire, ibyo ukorera ahatagaragara wibwira yuko Imana itakureba. Salomo yanditse mu migani avuga ijambo rikomeye ngo narabahamagaye muraninira, ngo nanjye nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Imana itugiriye neza cyane. Ese ujya utekereza ko ibyo bintu Imana ibyanga? Ujya utekereza yuko wowe uhaguruka udafite ikintu kizimugiyemo uba uri gucumura imbere y'Imana? Ubundi uhaguruka ugiye gukora iki? Genzura neza, kuko amaguru n'ururimi n'intekerezo n'amaso bigomba gukorana. Nimba umutima wawe ukubwiye ngo aho hantu ugiye mugiye kuvuga bagenzi banyu, urajyayo gukora iki? Ko Imana ibyanga. Kandi ntabwo ari ikibazo cyo kugenda gusa. Nababwiye ngo hari n'amaguru ya digital, telefone zaragaciye, abantu basigaye birirwa ku matelefone, babaye imburamukoro zibagara imigozi. Ni kuri telefone, ni ugusebanya, ni ukugambirira ibibi, ni ugucura ibintu byinshi kuri interinete, ni ukwirirwa abantu amaso yacu yarahumye kubera kureba ibitagira umumaro. Ariko bene data, ndabinginze, uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima. Mwene data, hindura imigendere yawe, mwihindura imitekerereze yawe. Mbese umutima ugambirira ikibi ntutana n'amaguru yihutira kujya kugira urugomo. Kandi reka nkubwire, amaguru yihutira kugira urugomo ntatana n'ururimi rubeshya.
natana n'umutima w'ubwibone. Imana iturengere. Erega impamvu Imana yavuze ngo ibintu irabyanga nuko bifitanye isano, byose birizuzanya, kandi umutima ufite kimwe burya ubufitemo byose. Uyu munsi biragusaba kugira ngo byose wisuzume. Ese ngira umutima w'ubwibone? Ese ngira ururimi rubeshya? Ese ngira muri njyewe kugambirira ikibi? Mbese ese muri njye ngambirira kuvusha amaraso? Mbese ibyo byose ukabitekereza ukavuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Imana yacu iturengere cyane. Ni wowe ubwirwa, nanjye nijye ubwirwa, kugira ngo uyu munsi dukosore imigendere yacu mibi, dukosore ibyo tutatekerezaga. Inzira zacu nta mahoro arimo kubera yuko tugambirira kujya gukora ibibi. Amaguru yacu yihutira kujya kuvusha amaraso, amaguru yacu yihutira kujya kwangiza ibintu bese Imana yaremye bizima. Ariko se wowe amaguru yawe ari kwihutira kujya kuvuga ubutumwa bwiza, kubera yuko amaguru napanga kujya kuvuga ubutumwa, n'intekerezo zizaba ziri aho ngaho, ndetse n'amaso yawe ntihazaba fokasinze, yewe n'umutima wawe ntihuzaburi. Bivuze ngo umutima ugambirira ikibi ntabwo kizaba kikirimo, yewe ibirenge bijya gukora urugomo ntibizaba birimo, amaso y'ubwibone ntabwo azaba arimo, kuko uzaba uri kugambira kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Ururimi rubeshya ntabwo ruzabamo, kubera yuko n'uzagutelefone uzamubwira ngo ngiye kuvuga ubutumwa. Imana ishimwe cyane. So rero biragusaba ngo uyu munsi ufate icyemezo, mwene data mukundwa, uhitemo kuvuga ngo nzajya njya muri gahunda zifite icyerekezo, nzajya njya muri gahunda zifite umumaro, kuko nizo umutima wanjye ubohokeye. Wipanga gahunda zidafite icyerekezo zirimo ibyaha. Kandi uyu munsi abo mbwira baranyumva, kuko nzi neza ko nta jambo rimanikira ubusa. Imana yacu tugire neza cyane. Reka rero nkubwire ngo tudatinze mu magambo menshi, umutima wawe urawuzi. Fata icyemezo uvuge ngo muri njyewe nigeze najya muri gahunda zitari nziza. Uzi ko ari abantu bazira icyaha bita ubufatanyacyaha, kubera bicaranye n'abo bantu nubwo atagikoze, ariko ibirenge byawe byagiye kuba umufatanyacyaha. Hari abantu baherekeza abandi bagiye gukuramo inda. Imana itugire neza cyane. Bakabaherekeza ngo ni inshuti yanjye, ngo yanyiyambaje ngo nyiherekeze. Reka nkubwire, Imana izabiguhora, ndetse ibiguhora bikubye kenshi. Icyo kintu agiye gukora se uyobeye ko ari icyaha? Yaba igihanirwa n'amategeko ya leta, yaba n'igihanirwa n'amategeko y'ijuru, kuko ni icyaha cy'ubwicanyi. Na leta ubwayo irabihana imyaka myinshi, ariko arakwiyambaje ngo wamerekeje ngo nkajya kwa dogiteri ngo ko ngiye gukuramo inda. Rwose ngewe banteye inda kandi sinyishaka, ndumva ashaka kujya kuyikuramo, none mperekeza. Kandi nawe uri umurokore, urabyuka ufata mikrofone ukaririmba, urabyuka ujya kuvuga ubutumwa bwiza, rwose ukumva wanezerewe, ukavuga ati yo ni inshuti yanjye. Wa mugani se, wa mugani azayibyara ate muri iki gihe, ko ndeba n'uwayimuteye wenda ashobora kumwanga, ibintu nk'ibyo. Nawe rwose ukavuga ati yo rwose mushuti wanjye nkugiriye impuhwe, ntacyo ejo nzabyuka nguherekeze, rwose ntacyo bitwaye, ugaherekeza. Ese ko kujya utekereza ko ibyo bintu Imana ibyanga urunuka? Ayo ni amaguru ajya gukora urugomo. Imana itugire neza cyane. Imana iturengere. Twisuzume uyu munsi tutagirwaho n'urubanza. Isuzume mwene data unteze amatwi, utagirwaho n'urubanza. Hari abantu baherekeza n'abandi, akamuherekeza ngo bagiye ngo guhura ngo n'abasheri babo. Tuvuge ukaba ufite inshuti, ukayibwira ati mperekeza njye guhura na sheri wanjye w'umuhungu, twapanze ko turi buhurira ahantu runaka tugasangira. Kandi urabizi, uzi neza ibyo bagiyemo, rwose ukamugezayo, ugahita uvuga ati rero ngewe reka mbaze niko mwana panze ngo maze nguhangeze, nurangiza uhite wirukanka ugende, uhite wigendera, ati nta kibazo turasigana twicaranye, atari kunkure mu isoni ungezeyo. Shamo urabizi neza. Ariko Imana itubabarire. Imana itubabarire. Ibyo birenge bigambira kujya gukora ibibi, ubwo busambanyi bwateye abantu ntibagitinya gusambana. Bana bipanze kuri telefone, bakapanga ati tuzahura itariki n'iyi dusambane. Hari umunsi rimwe nigeze mbona amakuru mu Rwanda ndetse n'ahandi, no muri Kenya najyaga mbibona, abantu bajyaga gusambana bagafatana. Imana iturengere. Ibaze wafataniye nk'Iburayi,
wasize ubwiye abantu ngo uraje ngo ugiye kuri supermarket ahantu na ngo cyangwa ugiye muri misiyo y'akazi, kubera ko wagiye mu maguru y'urugomo. Imana itugire neza cyane. Nyamuneka umutima wawe ni wisuzume umenye ngo mbese ibintu ndi gukora, ahantu ndi kujya harimo message y'Imana. Kuko ndababwiye ngo abo ni batana n'icyo bita ubuzererezi, inkweto zahengamye. Ukaza uje mu rusengero ngo reka njye kureba ko hari abantu bari gufashwa, ngo numva bitarimo ngo ndahita nigendera. Urwo ni urugomo, nambanguru y'urugomo. Ngwino uje gusenga, noti kuza kuvuga ngo ibyo byitwa za maneko zo mu rusengero, ngo ngiye kugenda ndebe hariya, ngo ndebe nimba ibintu byabo bishyuha. Hari umunsi rimwe Imana izakujwigiriza ugira ngo ni imikino. Ibyo birenge by'urugomo Imana irabyanga urunuka. Haguruka uzi ikikujyanye imbere y'Imana. Wijyanwa no kugira ngo urebe abantu bari kuririmba neza. Hari n'abajya mu rusengero bagiye kureba ngo abakobwa baririmba neza, ngo cyangwa abasore bazi kuririmba neza, ngo hariya buriya naza habona umufasha. Ntabwo ujyanywe no gukizwa, ahubwo ujyanywe n'urugomo. Babyita recreation, ibyo nta mizoma urimo. Imana izabiguhora. Ibyo birenge byawe bigenda gukora urugomo, Imana izabiguhora nutihana. Imana itubabarire. Fata umwanya wiherere mu mutima wawe, uvuge ngo ndashaka Imana indengere, ndashaka Imana inyibuke. Niyo mpamvu mu Baroma banditse ngo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Ibirenge byabo ahura bisobanura, ibyo birenge byihutira kuvusha amaraso kuko ntibitana n'ibibi. Ariko bene data, haleluya, abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mureke dukore iby'ubutwari, mureke twamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Abemera bazakizwe. Tuvugisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, twikanda ikibyimba tugica hejuru. Reka nkubwire nshuti yanjye, nkunda kubabwira ngaho kugira ngo uzajyane benshi badafite iyo bazajya, wajyana bake ariko bakagira iyo bajya. Imana itugirire neza. Mureke tuvuge ubwami bw'Imana, tuvuge iby'agakiza, tubwire abantu ibyurutse umutima, tubwire abantu yuko amavi asukuma Imana igiye kuyakomeza. Kirazira kubwira umuntu ngo amavi yawe arasukuma kandi waranyuze ukabwira ngo Imana ikugiriye neza kandi ayo mavi nyamara utayakomeje. Gusukuma kw'amavi ntabwo ari ikibazo cy'inzara. Gusukuma kw'amavi ahubwo ni cya kintu kitayakomeza, gituma atajegajega, kiri mu maraso. Imana itugire neza cyane. Tubwire abantu ibyurutse umutima, bituma umutima wabo uvamo ukareka kumera nk'ibuye. Abantu imitima yabo yabaye urutare. Urababwira ijambo kakubwira ati byumbwira nge ndabizi nakijijwe kera. Uramubwira ubutumwa akakubwira ati reka ibyumbwira simbyumva. Twabonye abantu batajya bava kwizima mu buzima. Ariko umva nkubwire, umunyabwenge ni wumva ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu Yohana ku kirwa Patimo yerekwa yaravuze ngo, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo amatwi yumva ibi, itorero ryumva ibi. Yemwe abafite amatwi nimwumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Imana itugire neza cyane. Ese wowe uri kwisuzuma gute? Ese wowe ufite icyerekezo? Ese wowe ufite gahunda nzima? Ese wowe urumva umutima wawe ukubwira yuko ibirenge byawe bijya gukora ibyiza? Imana itugire neza cyane. Nakwibutsaga ibintu Imana yanga. Nakwibutsaga ibintu Imana itagikunda na gato. Imana itugire neza cyane. Imana ibaho umugisha kandi Imana ihaze kwifuza ku mitima yanyu. Imana yacu ishimwe. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, data mwiza, Kristo w'i Nazareti, turisuzumye dusanga ibirenge byacu byagiye gukora ibitari byiza. Turisuzumye dusanga ibirenge byacu byagiye Mwami Imana mu rugomo.
turisuzumye dusanga ibirenge byacu byagiye hirya no hino hatari heza, bitari muri misiyo yawe. Utubabarire data, tweze udutunganye. Umuntu wese uneze amatwi umweze umutunganye mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka, ni wowe ufite uko ubigenza mu mitima ya benshi. Iri jambo ugenda uryibutse benshi, kubera yuko amaguru ajya gukora iby'urugomo. Ni ikinyarwanda cyumvikana umuntu wese yakumva neza. Aho naba nasobanuye nkanjye, umwuka w'Imana agenda bijyemo, kuko umwuka wawe azaduhangaho kandi tuzavuga tubwirijwe nawe mu izina rya Yesu. Ngewe Mwami nakubereye mikoro, wowe wiranguruye ibyari bikenewe muri aya materaniro. Urakoze Mwami, urakoze kubanye natwe. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amena, 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 amena.